turamuvugaho ikira sose murankura he maye uburenganzira ngira icyo mvuga ariko ntago baramwerekana urabona acyambaye ikote kera hari utuntu najyaga mbona nko mu muceri ndabona ntacyo abaye twakadahumeka se ntabyo mvuze baye nka data ahubwo se ngiye ko ndi kubona ari nk'umufemire nanjye bise nikanga Yambaye ndamubona mu gakeci keza ka danje bakaberetse agasogisi mu gasogisi keza cyane kari mu tubara twiza dupika cyane akongera karakaba bebe bari muri beriso hari ukuntu muvuga ngo ikabutura nziza cyane ngo mutabona Chris ari kwifatishwa gutya hari ibintu ari kubahisha ikintu bita wari uyoboye yahindutse aka kanya ubu ngubu umutumirwa yabaye umutumira yabaye umutumirwa ubu rero tugiye mu tuntu n'utundi cameraman amfashe sibyo nyenye kujya mvuga umuntu uhereye hasi nashaka haguruke urumva haguruke ubundi uhere hasi ugeze hejuru ngenza ambaza abantu turi kumwe aha ngaha uri kubona iki sibyo ra cyane turahera kuri Bangladesh turahera oya Bangladesh nta kintu ngewe Bangladesh nta kintu ndi bumubaze sibyo ni ngewe yewe hano ikiganiro okay turi kujyana nimumbanire cameraman hera ku rukweto buretse ceceka wowe ariko nawe mwe mururebaho uzamuke ku ipantaro niba ari ipantaro niba ari ikabutura ntago mbizi ukomeze uduze hejuru ukomeze uduze anaiza amfasha kuroka akaboko ndashaka kureba ubwanwa ukomeze uduze hejuru koko nurangiza umbwire yadufasha gakura akaboko Bangladesh ay bampe abantu bari bujo haya rwose cameraman ubundi nurangiza umbwire okay frame nyishaka kuri soso soso urebye Bangladesh ariwe Chris ukuntu ameze urukubona iki uranyuzwa n'iki umbwire ikintu uri kubona ndabona iki mbese turi mu kantu ko gusotora sibyo se mu mvugo nyayo ni ugusotora soso dusotorere Chris ndamubona mu gakeci keza ka danje bakaberetse agasogisi mu gasogisi keza cyane kari mu tubara twiza dupika cyane akongera karakaba bebe bari muri beriso nakaba bebe bari muri beriso jeni wanje umvareka nundi jeni mungeraho muranyica atuba cameraman undi tukazamuka hejuru ku Bangladesh adufashije ku ikabutura nziza cyane ikabutura hari ukuntu muvuga ngo ikabutura nziza cyane ngo mutabona Chris ari kwifatishwa gutya hari ibintu ari kubahisha ikintu bita uranyica n'ubundi nyine wihangana ubundi nge adufashije turadusogisi kudukura agiye kuzatuma amasogisi y'abana henda uko none se niba ari kwambara amasogisi niba ari kwambara amasogisi y'abana koko ibi bintu bizavugwa none dore yageze no ku ipantaro y'abana yabaye ikabutura kuriwe buriya nawe ari mu bantu bagiye kuza batuma imyenda y'abana ihenda afite umwana bavukana mani afite umwana bavukana ntago avuka wenyine nicyo bigaragaza oya ntago numvise neza afite umwana bavukana hari umwana bavukana ntago avuka wenyine yabitweretse oya ntago uri kumva neza afite umwana okay mu mvugo nzima hari umwana bavuka afite umuvukanye no yamuvaje kibazo ni gikemutse twagiye continue uraza abavandimwe yabitweretse nta kibazo urakiba ngaho bandanye ikibazo ngize
Agaba aravuze ngo afite umwana bavukana. Oya afite abavandimwe twabikosoye. Afite umuvandimwe ariko w'umwana. Birumvikana. Misenyira ikibazo. Ko Chris nawe mbona kiri umwana ubwo uwo mwana ngana. Ni umwana cyane. Hano rero hajemo ikintu bita batangiye kubyegereza umutima. Nukuri kw'Imana. Niba ari ukubera Chris ajya berwa, n'urubwa. Turabyigaho. Banze tuzi. Bino turabyigaho no. Niba ari ukubera Chris asanzwe aberwa n'urubwa ntago mbizi. Ariko reka twumve bagenzi bacu ikintu bavuga. Agaba umwanya n'uwawe sutura Chris. Ikintu nabonye nuko afite abavandimwe nta n'ikindi narenzaho. Afite barumuna biwe kandi banabanye neza uko bigaragara. Ariko ushobora gusanga barumuna be baramusigiye utwenda. Oya kubera nyine barayisa they share, you know. Kigali wishare. Kigali wishare. Nyine tu naho. Agaba ikintu namubonyeho nuko afite abavandimwe kandi banabanye neza. Ntabwo ari Kigali wishare ni Cloves wishare. Nyine narindi kwiganisha muri yo sanse tu. Okay. Yeah. Banabanye neza cyane biragaragara. Ndabiraba. Barumvikana. That's really good. Twagiye kuri Bera. Bera Chris amuvuga iki? Murebye agasore keza kihaye Imana wihaye Imana bivuge neza. Wihaye nta musore wihaye Imana ugenda yambaye ikabutura. None ikibazo si ukwambara ikabutura. Ikibazo ni ukwambara ikabutura nk'iri ukambara n'ishati nk'iri. Yaragiye kubatizwa niko batubwiye. Ariko abana batoya nzi yuko bambara imyenda bazakuriramo. Ariko nibyo. Ariko irashobora kuba ari ikabutura atazayikuriramo. Ariko birumvikana kuko urabona ko ari amasogisi ashobora kuba barayahaye nka muri Bebe. Mumere mikrofone Chris. Oji. Twagiye. Step by step. Sibyo. Ubundi Kri utubwije ukuri ufite abavukanye. Oya. Ntago mbafite ko ufite batayo yawe. Ufite barumuna bawe. Beshi koko. Ufite barumuna bawe. Okay, turabyumvise. Iteraniro. Okay. Ngamba umbwire nk'ijambo ryanditse kuri ayo masogisi. Ninde ushimira muri abo bavandimwe? Handitseho baby girl. Banyarwanda Njemba baya umfashe. Cameraman nawe yaje imbere yawe. Cameraman. Buretse we ninjye yoboye. Muri kumva mwebwe. Cameraman uzi ikintu ugiye kumfasha. Nkorera zoom yari amasogisi. Hanyuma Chris ambwira ijambo ryanditse kuri amasogisi. Ni Bebe wacu. Urukweto rwakozwe mu ruhu rw'ingwe ndakurahiye. Mbabarira umfashe umbwire ijambo ryanditse kuri ayo masogisi. Agenze. Inkweto wagira ni y'uruhu rw'intuza rw'inzovu rw'ingona ntago nayigarukaho. Mbana umfashe iryo sogisi ryanditseho ngo iki? Handitseho pass. Oya wizana ibintu byo guhangana. Uri guhangana. Ayo masogisi yanditseho ngo iki? Bari umuntu arambara ntago ari ngombwa kwambara neza. Nese ni Samarike? Ni Samarike? Nta kibazo. Ari amagambo Cameraman, ari amagambo y'icyatsi nayera. Ni Baby Jelly ariko ngenda gegereye ni Baby Jelly. Baby Jelly ya mavuta. Akaga karongo indushyi. None se Chris mbara isobanura hano uri muri sentare. Byagenze bite? Ntumbeshye ngo amasogisi warayiguriye. Nawe ujya nayo mwana uri muri Beriso. Swati muri Bebe shower muri Bebe shower. Swati ufite nka mama wawe cyangwa mushiki wawe baye two dusogisi muri Bebe show. Cyangwa ukaba waragiye kunuza kwiduka ukavuga ko uje kugura amasogisi y'abana aruje kuyigurira. Scenario nebyiri byagenze warayiguriye warayahawe. Mu gihe umwavoka wanjye ataraza ntacyo nemerewe kuvuga. Umwavoka wawe ninde?
umwavoka wawe ninde njye nagaraza mu gihe umwavoka wanjye sasa rero cameraman nemerewe kuvuga iyo ngingo ikwemera ko ufunzwe iminsi cameraman ukuntu ibintu bimeze sibyo ukuntu ibintu bimeze so kuvuga nose natwe turabizi sibyo haza umuntu w'umwavoka uburana ku masogisi abanyarwanda mwa nukuri kw'Imana ugutesha agaciro abavoka aka kanya twamushingisha umutwe namwe mwabibonye amasogisi nukuri kw'Imana habuze gato ngo agiyemo n'udupupu wasanga no musi y'ikirenge turimo tugiye gukora kakandi nukuri kw'Imana pe urebye mu maso arakuze nk'ubutaka ariko ari gukandagira inkweto ikavuga ngo kwiwe apana ntabyo nzi nose de no ku nkweto hariho utuntu tw'udutima niyo akandagiye inkweto iravuga ngo kwiwe hari muri karagatima haraka muzi ijambo ryanditse ku rukweto rwe love story cyangwa never give up never give up ubundi rero Chris yari yatwifatiye natwe aka kanya rero tugiye kujya kuri indi rero Chris ntera microphone Chris yola who is the next Mpuhwe Mpuhwe turamuvugaho ikira murankurahe umaye uburenganzira ngira icyo mvuga ariko ntabwo baramwerekana turuka ku birenge ndetse yakuyemo ikoti yarashyushye ntabwo uri kubibona nadufashe anereke audience yacu muri comment ndi kubonamo ko hari umuntu ushaka kumureba yakuyemo ikoti nakuyemo ikoti ati murebe yaje yambaye ikoti wagiragiye kubanjura wagira mu gishwati abavuze nkameze nk'akakandi ntago nshaka kuvuga please sinisobanura oya ntago twari wagira muri sentare baracyakwerekana kuri oya Chris va muri telefone scenario yawe yarangiye okay bon nta kibazo agihore nta kibazo bo ikiyari cyo ikigaragara nyine ibice byinshi byo ni ukazi oya singeze wagize ngo mvuge oya ibice byinshi bya soso ikigaragara ni ukazi reka mbanze mvuge mbona ukuvuga ngo yes urabona acyambaye ikote kera hari utuntu najyaga mbona nko mu muceri ndabona ntacyo abaye twakadahumeka se ntabyo mvuze baye nka data ahubwo ngiye ngiye kuvuga bise byangirika byose ahubwo se ngiye ko ndi kubona ari nk'umufemire nanjye bise nikanga abantu batuyobeje umufemere ngiye bambwiye ngarananutse ndi kubona wagira ngo cyangwa ku bintu byose bise birangira ibyo nangiye kuvuga yari yatwishe mu ikote yari yatwishe ntacyo uvuga okay so positive side negative side uyu munsi nishimiye ko basi waje wambaye nk'abakobwa ni byiza cyane grafre biragenda bite ni ukuvuga ngo mbere najyaga mureba nkabona nyine ari nka brother wanjye tu ariko munsi namwitegereje mbona uko bisa kose umuntu yagira bataragira yabaye umukobwa mbese muri make yagira bataragira yabaye umukobwa n'iki bon ikindi nyimubona urumva nyine mbere nari muzi nk'umukapo agihinguka hari ukuntu rero umuntu ukamubaza ari inzara yigeze ibaho urumva oya bajyaga bavuga ngo warwaye ryari wabonaga umuntu nyine ukabona asigaje nk'amazuba 3 Nyarwanda ni cyaki ibya nyuma urabyo nibyo nabwiye warabaye umuhereza muri akanyuma ngiye gusorezaho warazera rimwe na bibiri icyo nababwiye ati urebye mu maso arakuze nk'ubutaka akantu ngiye gusorezaho reka soze mwana vanjiri sha mwana singiye kubeshya se nyine kubera ukuntu abaye n'umukobwa nyine no guseka fresh kabisa nisaba cyane uwo ni umutoma ukumvirize neza ash wasoje nasoje hereza mikrofone mafege wowe urabibona utera kamera ngenda yigura mafege wowe urabibona ute kamera ndayigura ikibazo ni ikihe sasa ngiye nakureba soso mwitegereze neza cameraman mufata ariko mwitegereza ariko
Kameramani aragiye. Aga. Yo. Oya nako. Ikibazo rero umukobwa inshuti yacu yarananutse, ariko nyine tube turi kuganira nanone. Niba kameramani agiye natwe dufite kameramani ni janda. Iminota yarangiye. Sasa rero mbararikiye gukurikira igice cya kabiri. Mafege agize amahirwe ntago tumuvuzeho. Urumva? Grand frère ntago tumuvuzeho. Ariko mu minota mike dufite wafasha ukerekana Mafege, hera kuri Mafege turuke hasi. Ukubona ko yambaye Jordan, yambaye akawaii. Urukona ko yambaye iwayiti nziza. Ubundi ikintu muziho nuko atangira gupatana ibintu by'abandi atarayibona. Urushobora gusanga nk'aka ngaka ari umuntu wakamuvaje, ariko n'ikindi ni umuhanzi. Ikindi ni umuhanzi Mafege, babimenye udu mwerekana agasura neza. Mafege we ni njyewe uyoboye hano. Ushobora no Mafege ashobora no kuvuga imbuga nkoranyambaga ze wadufasha ugasubiramo iryo jambo. Mafege yavuga aho bamukurikiranira, yavuga inki imbuga nkoranyambaga ze. Mbuga nyiranyazaga ni ukuri twacyumvise. Yazivuga kugenda hano mu following. Vuga sha ndi kugutwikira cyana. Uyu muntu nawe watuyoboye uyu munsi nibibaye. We nitwe utavuga. Natiyica no mu subscribing that's all. Yihe witwa nde kuri YouTube? No, the next media bro. Sawa, twagiye kuri Grand Frère kanegereyo. Si waruvuze ko ipantaro ni nkiyo kurarana. Nta kibazo, si twaje twambaye izisa, ubwo nawe uraryamye. Ni tiriningi. Ubwo nawe uraryamye. Muraryamye sha. Komeza. Ahubwo muvuye. Mubyutse sha. Amakote wagira ngo avuye muri neje. Nta muntu wabyuka ataryamye. Urabibona? Lata ni mubyibaze impamvu. Grand Frère adufasha gahaguruka. Grand Frère. Nuhaguruke. Okay. Sasa rero ngene nabaye mutumirwa ariko byarangiye ikiganiro ngishimuse kuri the next media TV. Mukore subscribe ako kazogera kari hasi bato aho hasi. Hanyuma nusoza uze kwihangana. Hanyuma ariko nanjye nyerekana di hera hasi. Oya erekana di. Nta kuntu wakihangana ukatuvugira. Ndashaka kuvuga ijambo rimwe gusa. Vuga muri karitsiye. Mbikora nk'umuntu wabyize. Vuga muri karitsiye. Ninyobya banzu nyerekanira. Vuga muri karitsiye. Ingatavuze muri karitsiye. Itondera. Wasoje wangaragaje neza. Rero mbararikiye gukurikirana izindi show z'ubutaha muri karitsiye. Urumva bavuga karitsiye ntago ari karitiye. Karitsiye. Ubundi nuko yavugaga. Merci beaucoup.